aho Nyangatinda urahazi naho unama bebe unama uzi uri gusa na cyizere mvuze unama turaza kugusonga muvuga nibyo se buriya naribi uri gusa nk'ingagi. Oh my god we mana ukiremo neza nukiremo ikimikino ntago turi gukina. Hello guys. What's up everyone? Welcome to the Bresso family. We are Bresso family. Welcome to our YouTube channel. Please umuntu wese uri hano utarakora subscribe. Turabinginze mukore subscribe mudukunde natwe turabakunda. Welcome again. We love you so much. Turabakunda cyane nkuko ukomeje kwivuga. Ndagira ngo mudusupporting mudufashe muri byose bebe. Bakore subscribe. Mukore subscribe. Nibarangiza bakore n'ikindi. Bakore na like na share. N'iki kindi? Badukunde. So guys what uyu munsi bimeze gute? Uko musanzwe mubizi uko mutumenyereye abantu benshi bagiye babidusaba batubwira ngo couple yanyu turabakunda twarabishimiye ukuntu mwaje mumeze neza kabisa na turavuga ati ntago dufite kubagira gute kubatengwa tugomba kuba ibyo mwifu sikose abantu batubwiye nibyo tugomba kugira gute tugomba kuba ibyo bifuza kandi byiza. Uyu munsi twavuze ngo reka twikina gakino na madamu wanjye hano duciringa gake home ukuntu bimeze. Ndabizi abantu guys muraza kubikunda ibintu biraza kumera neza hano biraza kumera neza. Urabona hano twateguye akantu ngira ngo muri gukabona bayita kasava. Nagiye kuri gusiga kasava. Twateguye ifu ukuntu tumeze tugiye gutuma murushaho kutumenya natwe ubwacu tumenyana. Ndebe ko kwanze cyangwa se ngiye muzi twateguye ibibazo bitanu bibiri personally bisanzwe ku muntu na bibiri bisanzwe mu buzima busanzwe. So turajya tubazanya utsinzwe ikibazo kimunanira arajya gute arajya agomba kujya agira gufata umutwe tuwushyiramo nuko bimeze nuko gahunda zigiye kugenda noneho. Ladies first nkuko musanzwe mubiza aho gari twashyize imbere abamama twarabubashye tubashyira imbere ugiye gutangira ubaza ikibazo cyawe turebe ko bimeze gake tugenda tuganira gake tumenye ukuntu bimeze. Ikibazo cya mbere kiragira giti ko ifanze ngaho agiye kunyica yenda gake utanyica. Ikibazo cya mbere umenye ko tukira abagena ariko nashira mu romantique sibyo. Gerageza amane gwanagura kiragira reka kubihanagura ko nubundi ndajyamo. Hoya ntago ujyamo ndakoze tworoshye. Ikibazo cya mbere kiragira giti kwambara iki? Ndakwambara iki? Kunda kwambara iki? Yego. Iyo wambaye se nabi cyangwa yambaye nyine nkunda kwambara mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe n'ubudasanzwe. Amasegonda. Amasegonda atatu tarasubiza barajya mu amasegonda ni iminota 5. Oya. Amasegonda amasegonda 10. Amasegonda 10. Ntacyo ngambaza neza tangira rero ngiye gutangira kubara. Ariko nawe reka ibintu byo kubusa ibyo bintu ngaho ngiye kubaza. Ikibazo kirabaza giti nkunda kwambara iki? Ukunda kwambara iki? Iyo ugiye gusohoka cyangwa iri mu rugo? Nyine uravuga iyo ngiye nko gusohoka. Ugiye gusohoka utari mu nzu? Okay. Ndi no mu nzu. Iyo uri mu nzu ukunda kwambara ikabutura short. Iyo uri mu nzu nabikoze. Iyo ugiye gusohoka ukunda amakanzu sibyo? Nibyo. Ntabwo ari byo.
itonde ntago ari iyo ndi hano wagikoze ariko iyo nsohotse ntabwo oya birasohotse oya twebwe tujye mu ifu oya ntabwo byakunda bivuge nose ukunda kwambara icyo ugiye hanze iyo ndi hano ni ikabutura wabikoze iyo ngiye ni ipantaro urabizi ko nanga amakanzu shyiramo amakanzu hano isura nako shyiramo isura yawe ukunda kwambara ugiye wambara ikanzu cyangwa se wambabarira iyo ngiye ntabwo nambara ikanzu zero yawe so waberetse buretse koko babarira rimwe mbabaza ikindi no nta mbabazi amasegonda abaye 9 rero bikora ubika umutwe mukunzi ntabwo ndi gukina nawe shyiramo ibintu bicumishije pe oh my god guys no mu ishuri yabona sorry bebe mama n'ubwo utangiye si wowe ugiye kubaza se okay navuze ngo ndabanziriza ku bintu bisanzwe ariko ibintu birahindutse umva nkwereke si ubwo mutangiye si ibintu by'ubugome okay nawe twagiye sibyo ntitumbwira nushyiramo ubugome se ko ntayiri bujyemo oya nabibonye wowe uri umwana mubi nta nubwo nkunda ntabwo nari nzi ko wakifata ngo ndagukunda ariko aho nta bintu by'imwe birimo ntabwo nari nzi ko wankora ibintu nk'ibintu biri seri sorry hano ngaho mbaza okay ikibazo cya mbere ngiye kubaza sibyo kuko ko twakoze propose nayikoze propose urabyibuka yego banza wibuke neza urabyibuka neza nibyo okay uribuka imyenda wambaye yigo urambaye nambaye ikanzu okay aha hari tariki zingahe 24 z'ukwa karindwi ariko si cyo nashaka kubaza ahubwo ndagira ngo umbwire nyibutsa umubare w'abantu bari baje muri propose umubare wewe urawuzi nizeye ndawuzi njye nari ndabyibuka amasegonda 10 rimwe kabiri si unabambabaze mbavuyemo 4 5 6 7 uvuga umubare 7 8 9 kabasifata amazuru bitajyamo 9 ntago mbyibuka nushaka 9 bebe no unyubike bwakeya 9 vuga icyanyu bijyanye vuga bebe wangirimwe ko ndi umugore wawe umugore wanjye we wabonye ntago ari uri kubona ko ndi umugabo ukirimo neza nushyiremo imikino ntago turi gukina ntago byagiyeho neza kabino we asanti akuri smart we nuko twagiye ngo nuko nsa nuko nsa ya kandi gacereka abantu tutagiye bebe rekera aho ngaho mukunzi oh my god thank you ufite ubugome aya ntago ari ubwo urebe ukuntu wanjye imyenda ukuntu wanjye twagiye okay dukomeza ikibazo cyanjye rero kiragira giti duhura bwa mbere dusohokana nanyweye iki nanyweye coca oya nanyweye fanta ya orange azo wambabariyeho gake bikamo uwo mutwe swaretse amasegonda 10 yashize si ubu nta nubwo wabyibukaga wirinda kuvuga iyo uri kujya mu mafu ariko murabikorana ubugome biri seri sorry mbaza bebe nawe ugerageza umbaze gake ko niwe ukurikiye rero ibaze ko utaratsinda n'ikintu na kimwe navuze tariki zingahe wowe none se kuvugana ninde wavutse mu kwa 3 mayi nka data niba ari ku 9 noneho kubirakariye mura navuze tariki zingahe wavutse mu kwa 3 mu kwa 3
ibaze kutazi n'igihe navukiye. Navuze utagize ngahe. Uri gusa na bya bigabo. Yewe ukuntu uri gusa na bya bigabo byo muri navuze ngo navuze utagize ngahe. Ni mu kwa gatatu. Oya. Tariki we. Ntabwo uzitariki navukiye kuko ntabwo mubajije umwaka basi tariki. Ndaguha ifu nyinshi pe. Uko ufite amafoto. Navuze utagize ngahe. Ntabwo baby nzi ko wavutse mu kwa gatatu baby waje. Gira gutya. Ntabwo uzigiye navukiye koko. Ngwajyana gikomeye. Ariko ni mwiza. Nizere ko ijyana tutari buze gukomeza. Uko ushaka gusa ni vampire. Bakubwira njye ndi kubona usa nayangagira ibita cyizere. Ngo nsa n'iki? Ngagira ibita cyizere. Abebe nari nzi ko uri mwiza wane nsanze uri mubi pe. Twagiye. Aha. Ningiye kukubaza. Nyambaza nari. Mama wa Gisegeti yitwa nde? Mama we. Apana, mama w'umubyara. Yitwa nde? Mama wa Gisegeti. Kandi urambwira abiri. Mama wa Gisegeti yitwa Gisegeti Alice. Oya, koye. No, ntabwo yitwa Gisegeti Alice. Yitwa nde bivuga. Yitwa Elizabeth. Ese. Yego. Bebe bambabari. Serious bebe. Bazi mbabari. Mbabari pe. Kono. Mbabari koko. Busa umva. Bebe bambabari. Mbabari. Cyizere washyiramo umutwe. Yes we. Mana we. Ugiye kumbaza. Urugo ntaje mu rumeze gute. Umugore udashobora kugirira mu mugabo we. Oh my god we ifu yangeze mu gifu rero ndumva. Okay, twagiye. Tujya. Bebe nizere ko mu mutwe wanjye atarimo ifu. Ahubwo yaba niho ndi wishyire. Mu mutwe mu masatsi. No. Okay, twagiye. Sijya. Ndakurya ibihe biryo. Wowe. Njyewe nyine. Ukunda kurya ibihe biryo. Ukunda umuceri, ukunda ifiriti n'isosi. Isosi y'injanga cyane. Ukunda kurya isosi pana y'injanga. Inyama. Ntabwo ukunda injanga. Ibyo nyine ndumva bikoze ngarambaza. Hanyuma iyo ngiye muri dushe amara iminota ingahe? Iyo ugiye wenyine se? Njyenyine. Ugiye gukora iki? Nagiye koga. Utinda se iminota 30. Niba na mbere njya nkihuta. Kandi urabizi. Aho njya ngatinda. Urazi naho. Unama bebe. Unama uzi uri gusa na cyizere mkude. Unama. Turaza kugusonga muvuga. Umugore wanjye. Ushobora kuba narayobye. Ushobora kuba twagiye. Surebe nkoze. Mbwira. Uzi muri Amerika? Uzi muri Amerika? Muri Amerika? Sunda hazira. Narahibagiwe nubwo ariho navuye. Urahazi sibyo? Uramutse ugiye n'imodoka muri Amerika. Sibyo? Wagerayo amasaha angahe? Imodoka muri Amerika? Nta imodoka ijyayo. Ziragenda. Ntago bibaho. Ziragenda ngenda bizi ibyo ngubajije ni ikintu. Uramutse ugiye muri Amerika n'imodoka wagerayo iminsi ingahe? Nta minsi irimo. Amasaha nakojeje kwanza amasaha. Amasaha? 28 gushyiraho 48. Muri make wagenda nk'ukwezi. Nangwajije ukwezi ngubajije amasaha. Okay, kankorohereza sibyo? Kanyorohereza. Ukwezi kumwe. Kugize n'amasaha angahe? Biseka. Bambajije siminsi. Ko ari byo. Ukwezi kumwe kugizwe n'amasaha angahe?
ukwezi kumwe shabe uri kuzana ibibazo bya bindi kandi njye ibintu by'ibibazo bikomeye ntabwo mba mbishaka. Nakojeje ibintu bisanzwe ariko. Okay, ukwezi kugirwa ndi kwirebera ukuntu usa nk'ibagirwa. Kubanza n'ingagi neza yitwa Cyizere. Uzi ukuntu gusa? Ndabizi ko uranyuze na ntuzi na ya nkende bita niba ari gute. Okay, igizwe harya mbajije amasaha agize ukwezi. Ntago nyazi. Ntabwo yazi. Bebe no, reka nshyiremo umutwe bisanzwe. Kamanza nyegeranye neza hano. Bana kagiye ku ruhande. Okay. Nako ndashaka kukarya. Bebe ntutume binyura mu mazuru. Mu mazuru niba ariho. No, sanza ifu. Sanza ifu. Shiraho umutwe. Ngereza nkubwira ibyo ukora. Shiraho. Ugerageze. Shiraho. Uzi ibintu ngazo mu kanya. Bikwabazwa nuko se shabuze ko ibintu biri kunjya mu zuru mu bwonko. Ndakuvuza. Shiraho bavo. Uramvuza se. Arese ni yareko. Bebe no wibora mu mutwe. Okay, ntabwo ufite. Twumvikana. Urabanza hanaguriza. Okay, sawa. Twumvikana. Njyana gake mu. Okay. Niziko no. Muri romantique. Kamujyana muri romantique. Dekura kwa. Uri kungora kandi umva. Reka amahane tutashwana shyiraho umutwe. Tuzimanura amaboko. Bebe no. Kanijya. Ndari kumena. Bebe uri guskumira gukora jora kunyica. Gira vuba. Bebe. Gira vuba. Bega ibintu. Ariko duhamaka. Bega umugore mwiza. N'abashyitsi baje kudusa. Bega umugore mwiza nahawe Imana. Ndatekereza hasigaye ikibazo kimwe. Anangiye umutuzuru duto ntabwo ifi bigiyemo. Ndatekereza hasigaye ikibazo kimwe. Tudukomeza. Bebe usko bino bintu. Mana yanjye. Iyi fu. Ikibazo cya nyuma ikibazo cya nyuma. Mayenga. Shamana umva wabaye mubi gaho mbase. Ni wowe ugiye kumbaza? Ni njyewe. Nafuka iryohera. Agwe naguteke. Okay, twagiye. Zitunga ukuntu tumeze. Ntabwo ari wowe nsanzwe uzi ko usa n'idini. Bebe okay, twagiye. Waminduriye umugore. Ikibazo. Twagiye. Okay, twagiye. Kubera iki? Kubera iki? Okay. Covid yabaye ryari? 2020. Itariki. Covid 15. Zukwa kangahe? Zukwa kane. Zero ya mkunzi. Kuseka se. No bebe waki. Abantu barimo comment batubwire ni zero bebe wanjye. Nakishe se? Yego. Bana muri comment se ko baza kubwira ifu yo kugezemo aregira. Ako nyango twadufitanye n'inzi ukuntu uri kunshyira mu kwe twakizemo gake. Okay, nakireka nkugenze gake. Kankukorere gake. Asa ko dukundana ko wari waramwenga urankunda. No kose. Nta rukundo rurimo. Dogo gasa. Mutsana shomoreta ngaho imanura musu. None ndakora nkatamona ujinka. Cyizere we. Sebana. Uri gusara Cyizere yangagiye mu biruga ngaho gira. Bebe. Kavuga mvuga mwuka agiye gupfa. Kandi wawe nupfuye mu mikino. Bebe bino ni kunci. Bino ni murancira. Ngewe nanjye ndahita mbikora. Okay. Basi cyanyuma bebe. Basi cyanyuma. Aya mafu yawe ngiye kugufungamo ubugari. Amana yanjye. Umugore n'umwana mubi pe. Okay, twagiye. Kankubaza nta kibazo kimwe cyanyuma. Mana yanjye uswo mu mutwe wabishyize. Kankubaza ikibazo kimwe cyanyuma cyonyine. Rampana. Bitabirangira. Sibyo? Ikibazo kimwe cyanyuma. Ndashaka kumenya ngo iri tariki
abantu bavumbuye ko isi yaremwe. isi nyine yararemwe. Ndabizi ko yaremwe ariko ndashaka kumenya itariki abantu babimenye ko yaremwe. Abantu se barabizi barabyibagiwe ngo vuba isi yararemwe ntabwo ndabizi ko yaremwe ahubwo ndashaka itariki. Date bivuga mu cyongereza? Yego. Ngo muke? Yego. Vuga vuba. Itariki isi yaremeweho. Oya ndashaka kumenya itariki isi yararemwe sibyo? Aho ndashaka kumenya itariki babimenyeyeho ko yaremwe. Abantu. Kandi abantu batari babaho. Nakubonye wari ifuka gusa. Ifu aho gushora kuba wayikunze. Isi nyine twe tuzi ko yaremwe ariko tuzi n'igihe yaremewe. Vuga itariki. Vuga itariki ngo wabare. Ndaza kwikubwira. Vuga itariki ngo wabare Kature. Bruno Rwanda. No. Shuti ni Yesu. Rero guys ndatekereza mwabonye ko Eric natsinze. Group family Papa Bresa twatsinze abanga bari hasi. Nakoze ibibazo byinshi ariko. Nibyo se buriya. Ntari uri gusa nk'ingagi. Oh my God we mana.